Bakunzi ba Kalimatv tubahaye ikaze tubifuriza igicamunsi cyiza. Yes, na weekend nziza nk'ibisanzwe turi ku cyumweru. Buri munsi buri cyumweru tugenda tubashakira amakuru menshi agiye atandukanye aho tubagezaho filime nziza irimo gukinwa iri gutegurwa yo bita intandara y'ubuhemu. Ngira ngo abatari bayibona cyangwa se bifuza kuyireba mwadusura ku rubuga rwacu rwa YouTube mukandikamo KALIMA FLIMS Rwanda. Bishobora kuba byakugora bitakugoye wakwandikamo KALIMA RTD ahantu hose hari R ugakoresha R ndende, hanyuma ukibuka gukora subscribe ugakanda like ugakanda no kukazogera kugira ngo ubashe kubona amakuru yacu agiye atandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu basore bashimishije cyane bafite impano nyinshi muri iki gihugu. Ni umusore twavumbuye tumukuye ku mbuga nkoranyambaga handi hantu taribuze kwasha kuvuga ku mpamvu zo kutavuga imbuga z'abandi, ahubwo twaramusuye rero tumusanga ahantu ari ahantu akorera, tumusanze ahantu akora yifuza ko twazamusura iwe mu rugo. Niyo mpamvu agiye gutangira tubwira amazina ye, atubwira akarere atuyemo, umurenge n'akagari, hanyuma turakomeza mu kanya. Waramutse? Mwaramutse muti? Mwaramutse neza. Yes, urihangana twakuzindukiye umunsi. Yes, watangira rero wibwira ukurikiye Kalimatv amazina yawe hanyuma tugakomeza n'ikiganiro. Yes, murakoze cyane Kalimatv. Nitwa Mugawende Collegis. Ayo ni amazina y'ababyeyi. Ariko hari icyo twita stage name. So, stage name ni 4411 Fresh Boy Mr. Muhanzi. Yes, murakoze cyane. Hanyuma nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama, akagari ka Kanserege. Ibyo ni izina ry'Aringo. Mu Kanserege biraku Kanserege. Yes. Mudugudu nawo ni Kanserege, dufite impanga. Mudugudu n'akagari ni impanga. Mudugudu ni Kanserege n'akagari ni Kanserege. Yeah. Wow, ni byiza cyane, umusore mwiza ushimishije. Hanyuma rero tugwaye ikaze kuri mikoro za Kalimatv. Yeah, murakoze cyane. Yes, hanyuma rero umaze kutubwira amazina yawe, tubwiye naho utuye, noneho abantu barifuza kumenya uyu musore ni musore ki, ni umusore, ni umugabo, afite imyaka ingahe, avuka mu kahe karere, ngira ngo watubwira neza. Okay, mbo imyaka yo 24 ha. So wenda bande babo bashobora kuzareba bakabona ntago ari yo cyangwa se wenda ni myinshi ariko ni. So nkuko nabikubwiye haruguru rero ntuye mu karere ka Kicukiro, kavukire yanjye ni mu karere ka Rwamagana aho bita Nyagasambu mu karere ka Rwamagana, aho mujya mwumva baca umugani ngo ni Nyagasambu rirarema. Wow, turahazi cyane. Nanjye ryandemeyeho rero. Byakuremeyeho wisanga i Kigali. Yes, tuka mu karere ka Rwamagana rero niho uvuka. Uyu munsi mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama. Wakakanya niho uri kubarizwa, hanyuma guturuka i Rwamagana ukagera muri Kigali. Wajute se waje ku mpamvu z'akazi, waje ku mpamvu z'uko famille yimutse, cyangwa se wenda warashatse se? Tubwire muri make ko wisanze i Kigali. Okay, byo gushaka byo cyari umujene, umusore ubeye u Rwanda n'indahangarwa. Ni kubondi njya numva bivuga bya gitora. So Rwamagana rero nubwo nahavukiye buriya mvuka mu turere twinshi. Nje muntu ushobora kubavuka no mu turere twinshi. Kubera ko navukiye mu karere ka Rwamagana hari Nyagasambu, niho dadi na mami bari batuye. Hanyuma naho navukiye, ariko mu gukura nakuriye aho bita mu karere ka Bugesera. Uvuga ngo waje kwisanga ngo navuye mu karere ka Bugesera, noneho nzi Kigali maje kumenya ubwenge. Ngo navukiye Rwamagana nkurira Bugesera, ubu ntuye noneho Kigali. Wow, hanyuma urakoze cyane. Waje kwisanga gute muri Kigali nyuma yo kuva mu Bugesera? Nkuko ubundi papa avuka mu karere ka Gasabo, ni naho famille yanjye yose iri. Ni ukuvuga ngo rero kuza Kigali mu karere nabundi naje nje mu karere ka Gasabo kureba dadi, ko niho yabaga, yaje kwimuka Nyagasambu, nyuma aza kuba aho bita Gikomero muri Gasabo. Naje rero nje kumureba nk'umwana wese uje kureba famille. Hanyuma rero twakubonye ku mbuga nkoranyambaga, tukubona bavuga ngo umusore afite impano nyinshi zimwe ugenda uzigaragaza. Turavuga ko tuzamusure noneho natwe
tubyirebere. Hari benshi bavuga ngo ni ibintu ngo amavideo ngo fata video ngo bakayikinisha ibintu ngo ugasanga nyine ngo baratubeshya. Uyu munsi turi kumwe live. Yes, turajya ngo no twibwirire mu mpano ufite impano zingahe? Mpano zo ni nyinshi, nanjye ubwanjye ntabwo ngiye kuzibara. Namera nk'umunyamakuru numvishe ejo bundi Barisa itsindwa, yagezeho kogeza aragera avuga ati nanjye ibitego nibagiye kubibara. Ndumva byabaye byinshi. So n'impano zanjye rero ni nyinshi, ariko hari zigenda zibyiga izindi. Nk'ubuhanzi, kuririmba, kurapa, itangazamakuru, gukina filime, n'ibindi birawo, MC, kuba DJs. Mbega nditara nyine igihe. Yes, urakoze cyane. Ndumva ufite impano nyinshi zigiye zitandukanye, ariko izo numvishemo cyane zibyiga izindi nebyiri kurenza izindi. Uvuzemo itangazamakuru, uvugamo niyo kuririmba. Reka ari izo duheraho tukubaza. Kugenda n'itangazamakuru, ntago wigeze wiga itangazamakuru cyangwa se waranarigize? Sinzi watubwiye wowe wigeze itangazamakuru cyangwa ubyumvamo gusa? Ni talented indimo ariko ntago nabizi. Ati mfite n'impano yo kuririmba. Noneho ndagira ngo abakurikiye Kalima TV, noneho uduhe icyo bita freestyle. Yes, tangira no de freestyle byibuza nk'amasogonda nka 30. Ni mu ndirimbo zawe cyangwa mu ndirimbo zawe? Yes, urakoze cyane. Noneho turapiri. So ndagira ngo mbanze mbwire n'abakunzi ba Kalima TV, nyuma yo kubanza gukora subscribe kuri Kalima TV, banyarukira no kuri channel yanjye nabagakoraho subscribe, kuko hano nayo indirimbo yanjye ngiye kwishyira namaje kuvana muri studio. Yes, channel yawe yitwa gute? Yitwa 4411. 4411. Hanyuma indirimbo nshyashya mfite, hariho indirimbo ya mbere naso yitwa Ndi Fresh, ni audio gusa. Hanyuma hari n'indi ngiye ku uploadingaho mu minsi 3 irabigiyeho yitwa Ndi Mushya, ikaba ari nayo mperaho. Yes, urakoze cyane. Noneho kugira ngo mbijyanire rimwe byumve neza ya mpano y'itangazamakuru, reka nigira umunyamakuru nanjye ubwanjye niyakiri noneho nk'umuhanzi. Hanyuma noneho hariho niyo freestyle ndayikubikiraho. Nta kibazo. So ndaza gukoresha mu ntize channel yanyu, televiziyo yanyu, babyeyi rwose. Nta kibazo. Ndaza kuba nyifashije mu itangazamakuru. Nta kibazo. Ni Kalima TV. So reka tubahe ikaze mwese abakurikira Kalima TV, tubashimira cyane kuba mudukurikira, kandi abakoze subscribe nabo tubahaye imigisha y'Imana. Bakoze like, share na comment ni ingenzi cyane. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe mubizi tubategurira filime, documentary, ndetse tukagera no mu bahanzi hirya no hino. Yes, category zose tuzigeramo nka Kalima TV. So uyu munsi rero murabibona twazanye umuhanzi, tugiye kwakira upcoming, ni umusore ufite impano nyinshi, ariko muri uyu munsi ho impano agiye kutugaragariza muraza kuba muzumva. So twaramubonye tubona ni sawa kabisa, tugomba urabizi ko Kalima TV tubazanira ibintu bifatika, ntago tubazanira ibintu by'ipapirano. So niyo mpamvu rero tumwakiriye kuri televiziyo, agiye gutangira nk'umuhanzi kamemu, yinjire nk'umuhanzi atubwire, muhanze mwumve neza koko niba Kalima TV uyu munsi itabatuburiye. Ikaze cyane. Nzanye bishya kuko nanjye ndi mushya, untandukanye n'imishyo, ungereranye n'imicyo kuko nanjye ndi kumicyo, niga genda cyeye meze nkabura cyeye, nahoze ntuye mu rye none ubu ntuye hera, ndambaye byera nje ndi kumwe na bera, nje ndo kera, ni nayo mpamvu ndayentera, nje ndi fresh mu mutwe, niga nta stress, ntabyo mugo genda birekeye Mungu, nje ndi wa Mungu. Ni double 4 ni double 1. Fresh boy Mr. Muhanzi. Wow. Yes, urakoze cyane. Ufite indirimbo nziza kabisa musore. Indirimbo yajya tubwiye ko ushaka kuyibona kuri channel yawe. Indirimbo ngiye kuya-uploadinga, ni indirimbo ndimo ndakora iri muri mastering. Cyo wenda twakita ari imvugo kuko ngewe ahantu nkorera n'abantu b'abafundi, akora akantu bita finissage. So mastering niyo ni slang yo muri studio ya producer n'abahanzi, ariko ngereka nkoreshe noneho finissage, muri finissage. Yes, ndama nkubaza niba bashaka kugukurikirana, bashaka kureba indirimbo zawe, bagusanga kuri urubuga platform nkoresha nkuko bisanzwe, the band 44 on Facebook, hanyuma 144. Yes, 1. Niko channel yawe yitwa. Yes, niko channel yanjye yitwa, ni nako nitwa kuri Facebook, ni nako nitwa kuri Twitter. IG ho ndacyashaka icyatuma ngera kuri Instagram.
Yes. Urakoze cyane. Hanyuma rero tubwiye zimwe mu mpano nk'ebyiri ariko watubwiye ko niba ufite impano y'itangazamakuru umuntu burya umunyamakuru baramutungura akamubwira ngo ugiye kudukora kino kiganiro akakiganiro noneho gerageza gusa nkaho wigize umunyamakuru uvuga amatangazo yo kubika uvuge nk'umuryango runaka wagize ibyago wenda urinda gukoresha amazina y'abantu uzi ariko n'undi amazina uruze gukoresha uraza gusanga hari benshi badukurikiye wenda bayitwa ntacyo bitwaye gerageza gutanga nk'itangazo ryo kubika uri umunyamakuru twumve. Okay. Burya umunyamakuru yagiye kuvuga ntabwo yavuga kamemo yishimye. Yego. Ugomba no guhita uburakara nk'umuntu kuko ugiye kuvuga amatangazo ababaje. Okay. Reka twihanganishe imiryango yakomeje kugira ibyago. Umuryango wa Kanyamatafari no wifatanyije wishimye. Yes, umuryango wa Kanyamatafari ubabajwe no kubamenyesha ko wari umukuru w'umuryango Umucanga yitabye Imana kuri iyi tariki, mukaba muzaza kumusezeraho ku itariki tuzabamenyesha ahasigaye mwese kandi n'inshuti z'umuryango musabwe kuza guhumuriza abasigaye. Urakoze. Yes, urakoze cyane. Njye nitangaza ryo kubika. Biragora ubundi no kuba mbishobora. Biragora rwose. Yes, urakoze cyane. Oye uragerageje uko biri kose ntago nari mbizi ko wabishobora ariko urabona ko wavamo umunyamakuru mwiza. Ko kitakoze ko kitagiye mu bigo bitanga amahugurwa ku bintu by'itangazamakuru kuri ibintu byinjiramo habuze iki? Okay. Buriya nta muntu uvuka ngo ahite yuzura ingobyi kandi urabizi ibintu byose ni connection ntago kamemu nakifata gutya ngo mvi Rwamagana nkate Bugesera ngere Kigali mite ninjira muri RBA ngo umumpakaye. So nta diploma mfite yitangazamakuru ni cyane nta certificate wenda y'amahugurwa yitangazamakuru nagize cyo ni cyakabiri. So nukuvuga ngo biransaba nyine gusa iyi ni promotion ya Kalimatv maybe ndanabashimiye papa abantu urakoze cyane baramwampaye na interview guko ibi abazareba sinzi wenda abazareba ushobora gusanga ari undi muntu yirebye na RBA ayibona cyangwa n'ibindi bigo ntavuze bikayibona bikavuga ati ko uyu muntu ashoboye kuvuga amakuru uretse ko ngewe noneho kugira ngo banabibone neza ko itangazamakuru naryo ndyumva neza reka ninjire mu mbabwira amakuru hari uburyo umunyamakuru yinjira agiye kuvuga amakuru abiza abakurikira radio station ako kantu niko nagiye kukubaza noneho muraza kwihangana wenda ari benshi bajya babyumva ndi nyavuga agahita yumva ati uvuga nka Ferdina Uwimana kuri radio. Wow, ujye kwigana ijwi ry'umuntu? Yes, hari ukuntu mvuga nyine benshi bagahita bavuga ati wowe uvuga nka Ferdina Uwimana ati nijwi ry'abandi biga ariko wowe wanyawe uri original nisanga byabaye gutya ariko ntago Wow, none ugerageza kwigana ijwi ryawe twumve urisanisha n'yo muntu. Ni sasta zuzuye kuri Radio Rwanda kuri mikoro za Radio Rwanda nge nitwa Ferdina Uwimana. Aya ni amakuru ku buryo bw'incamake dore ingingo turaza kubaramburira saa 6:45 mu karere ka Gasabo n'umurenge wa Kimironko kagari ka Kibagabaga. Ubwo twahageraga twasanze abagabo babiri bavuga yuko bishwe n'inzara kubera icyorezo cya COVID. Aba barabanyonzi nyamara ubwo imyanzuro y'abaministre yasokaga byamenyekanye ko abamotari baba barasohotse ariko abanyonzi ntibagaragare muri iyo myanzuro ko baba bemerewe gutwara abagenzi cyangwa se imizigo nk'uko byari bisanzwe. Iyo nkuru turayirambura mu makuru yacu ari imbere kandi turagira no muri siporo. Barcelona kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 2020 Barcelona iyobowe na Lionel Messi akaba hari umukinnyi uzwi cyane muri Espagne muri ikipe ikaba yabashije gutsindwa ibitego 8 akaba bavuga ko bonde abanyarwanda bavuga ko ari akamaramaza kaba kayibayeho. Hamwe nandi makuru tutababwiye turaza kuyabaramburira makuru yacu ari imbere saa 6:45 nge na Ferdina Uwimana. Umva neza wagira ni Ferdina Uwimana. Ndagira ngo mbaze nkubaze Ferdina Uwimana nta kintu mwamupfana? Oya sinamuzi. Ntunamuzi? Gusa muzi kuri radio station no kumbuga nkoranyambaga mubona gusa nibyo gusa. Yes, hari undi muntu se ugibuza waba ushobora kwigana kuryana kugira ngo umuntu winjiramo neza kuryo ko Ferdina Uwimana nge nagize ngo niwe ahubwo
nuko mbaye nakwiboneye ukaba uri kuri mikoro za Kalimatv ntago nari guhita nkumenya ubusanzwe nta wundi muntu wavuze kwigana kuryana bajya kubwira ngo runaka nawe mwiganye ngo tubyimva tukubona nkawe hari undi munyamakuru byamvuga nkawe bumva nyine bakambwira nkavuga ariko bagahita bavuga ati ijwi ni irye kabisa ari umunyamakuru nubwo ntibuka izina rye yo kuri TV1 njye nkunda kanasoza avuga oya niba ari Celestin ntawe urica amaboko niba ariho kuri TV ari Stirede ntago ni yakoraga kuri TV ndakeza ntakiri bose ntago mbizi neza hari ukuntu asoza neza ukajya kumva uti Celestin ntawe urica amaboko TV1 ako kantu niko njya nemera avugamo neza cyane nkahita nemera ariko urumva bundi buranavugaga nk'umunyamakuru uri kuri mikoro mimbe hari umunyamakuru uri kuri tele wa wundi ujya uvuga ngo ubwo twageraga aha n'aha ukumva nyine ari kuri tele ari kuvuga inkuru cyangwa se nk'uko kumva Fred naravuze ati inkuru irambuye umunyamakuru runaka yes urakoze cyane ngira ngo tukiri aho ngaho ubwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete ku bw'iminota dufite kumvisha impano ushobora kuba ufite ni nziza kandi ubona ko uzikoresheje ukagira no garagara cyane uzikoresha cyane ibintu byagenda neza ubusanzwe mukora iki kuko arashaka kumva akagira ngo nubundi niko kazi ukora ubundi busanzwe mufite mukora iki mu buzima busanzwe akazi nkora rero ni akazi gasanzwe akazi k'ubwubatsi akazi k'ubuyede ubu ndi umuyede hari indirimbo mfite ndimo ndandika yitwa isomo ndavuga ngo namenye ko gukora ikofi namenye ko gukora izina bisaba gukora ikofi niyo mpamvu umbona muri burya ndi umuhanzi kandi ndi umuyede ndi n'umuzamu yes no kuvuga ngo ndi umuyede ndi umuhanzi ndi umuzamu ndi tutala yes none hari ikintu kimwe cyako kubaza hanze hari urubyiruko rwinshi usanga bigira abastar usanga ari babantu birirwa bambaye amakabutura agera munsi y'akabuno bamwe banyweye itabi bagenda bari muri furi bakumva ko ari bwo bustar ukaba utamurangira akazi nko gukora ubuyede ngo azagakore akavanga n'umustari bafite abakobwa benshi cyane ngo baziranye ngo amubonye arimo gukora ngo yakumva nyine ngasuzuguritse mbega kumva ku kazi ntiyagakora niki kintu wabwira urwo rubyiruko kuba wowe bikora uri umujene usa neza ugakora akazi kakaguhemba kandi n'ubuhanzi ukabwinjiramo niki kintu wabwira urwo rubyiruko rwifata gutyo reka nkubwire akazi kose ni akazi sibyo tubona benshi batwara ibishingwe ku modoka sibyo hari abakora akazi ko mu rugo hari abakarani hari abayede hari abazamu yewe hari noneho n'abakoropa amatuwarete so kandi right now iyo muhuye mu nzira weho waramubonye ari gukura mu kinyarwanda cyiza buriya amazirantoki ari kuyakora mbega ubona sinzi abasuzuguritse umuntu runaka ariko ngiye yo mubonye numva ko ari akazi ngiye ntago mubona akazi ko ni akazi so ariko iyo mubonye yavuyemo yakarabye muhuriye nko kuri stade yagiye kureba agapira anyway cyangwa se ari mu gitaramo runaka yagiye kureba umuhanzi ntago wamenya ko ari we so ntago wanka urugero ruto nge nko muri quartier ahantu ntuye iyo mvuye mu kazi nyine abona ndi umuntu usanzwe uraho wa fake ariko iyo babonye nambaye nkuko ubona nambaye mbega ndi kucyana yes umusore mwiza kabisa kandi wambaye neza yes urakoze cyane sinarimbize ko nambaye neza bahita bavuga ngo ngese ngo ubundi ni wowe tubona ngo nguteruye ngikaraye ni njyewe nimubona zakarindi none gira inama urubyiruko rudashaka gukora rwirirwa rumwe ibiyobyabwenge bakanga gukora ngo naba star ugasanga umuntu yafashe umutsatsi barawumwogoshe ku mpande bawumara basiga gake ko hejuru yirirwa afashe mu mufuka n'amashenete agera munsi y'ibirenge ubwo ngo ni umustar ukaba utamubwira ngo akora iki ngiki azagukunda yewe no mu rugo akaba atanabavomera ngo ni umustar ngo ni umuntu uri aho ngaho mbega kumva nta kandi kazi yakora yes gira inama bagira inama ijambo rimwe nababwira uko ni ukuyoba barayebye mugani wa social media iyo message yabo yarayiwe nibagire vuba bayigarura bakora akazi kura amaboko mu mufuka uyoboka umurimo ukore kandi ukora saving urye duke ryameka ibintu byo kuvuga iyi ndirimbo yanjye yitwa isomo ndavugamo ngo namenye ko gukora izina bisaba gukora ikofi niba ukeneye kwambara shinete nkizi yumva
cyangwa se ukeneye kwambara impeta shaka amafaranga shaka money bro shaka money yes so bashaka amafaranga bakora akazi kose n'akazi isuku n'isabune hanyuma rero muvandimwe ngira ngo twacyari kumwe kuri mikoro za Kalima TV turagira ngo rero noneho udishusho y'ubustari bwo mu Rwanda cyangwa se abastari bo mu Rwanda uko biri kose uri umuhanzi nawe urimo urakompeta n'abandi mu minsi mike tuzumva bazamutse uri mu marushanwa agiye akomeye ninde muhanzi wo mu Rwanda ufata nk'ikitegererezo ukavuga ati uyu muhanzi ndamukunda nkunda ibintu aririmba mufata nk'ikitegererezo mbona ari umuntu nakwigiraho byinshi cyangwa se mbona agize nk'amahirwe yo guhura nawe ari nk'ibintu byinshi cyane namwigiraho nindi so muraza kumbabari kuko ngewe birangora kuvuga ngo nuyimfatire ikitegererezo so abanyarwanda n'abakunzi ba Kalima TV baze kumfasha dutandukanye gukunda no kuba ikitegererezo cy'umuntu so ngewe ndabakunda nta muntu mu Rwanda yaba ari uwo ari wese ukora akazi ke ariko hari umuhanzi umwe uvuga ati cyokoza uyu nguyu n'abandi bose ndabakunda ariko uyu nguyu ewana ni wa muntu utumiye none njyamye mutekereza so buriya ntakubeshye Riderman ni diplomat abantu babiri Riderman ukunda ihe ndirimbo ye Riderman indirimbo ze nkunda rero mbwiramo imwe gusa hari indirimbo yakoranye na Bruce Melody yitwa Ikinyarwanda indirimbo ndayumva sinzi icyo nyikundira gusa yo nyumva nyine mba numva mukunzi mba numva nyikunda hari n'izindi nyinshi wenda ze nakunze ariko iyo ndi kwiyumvamo muri iyi minsi ni indirimbo yitwa Ikinyarwanda yes urakoze cyane rero ngira ngo turimo twinjira mu gusoza kino kiganiro wagira nka bimwe wenda utubwira mu bigendanye n'ubuhanzi bw'iki gihe ndetse n'ubwakera ukavuga ati iyo ndi kumva indirimbo za kera n'izubu numva ari itandukaniro numva wenda n'abahanzi bo wenda ari ikintu bahindura cyangwa se abakera ibyo batari bazi numva iyo nza kuba ndi nkabo hari ibintu ari guhindura ubikompara gute cyangwa se ubihuza gute umunyarwanda uzi ubwenge aravuze ngo nta Rwanda rutagira abubu ni ukuvuga ngo abakera nyine n'iramonde yabo bakorwagamo yari iyo so n'uyu munsi ibyo mbivugiye ko hari abantu uri kugenda wumva hirya no hino murabizi indirimbo z'iyi minsi turi gusohora ni indirimbo benshi wenda amakomantere ngenda mbona bashyiraho ati ni ibishegu ni ibiki ariko iyo urebye ku isoko ryo mu Rwanda na East Africa ni isoko nyine rikeneye n'ubundi ibyo bishegu reka njye tubivuge n'abantu babimenye wirenganya umuhanzi ngo yasohoye indirimbo ngo yitwa Ubushyuhe ngo yesinzi yasohoye ibyo abantu bakeneye nuvuga ngo abantu n'ubundi nizo bakeneye wenda ntago mvuze abantu bose ariko umubare munini urashaka izo ndirimbo nizo ushaka kuko niba ubibona indirimbo yitwa umuntu yakwita igishegu niyo iri gukora hit uwo uri gusaba ku maradiyo yose iri gucurangwa YouTube niyo yagize views nyinshi none se kuki batari gufata izo za kera akaba arizo bacuranga kuri radio cyari zo bari gucuranga urakoze cyane ati nibyo ati abantu bakeneye ibishegu nubwo wenda harimo abantu bamwe barengera bakaba bashyiramo ibyangiza umuco nanone yes ntabwo ari byiza hanyuma noneho rero turimo dusoza kino kiganiro watubwiye ko mu buzima bwawe ukora akazi k'ubwubatsi hanyuma noneho ufite izihe nzozi urifuza kugera hehe inzozi zo rero se nazigereranya gute inzozi mfite ni nini zingana n'isi yose muri mwe nanjye navuze aho ushaka kugera kuko aho nshaka kugera naho nzagera ko noneho buri muntu wese nzajya ngera kuri Kalimatv urumva bagapfa kumva ngo double 4 yakoze interview hana bagahita bajya bakajya kwiga yes arabakwifuza rero kuba baza kuhamagara cyase bakabagira ibyo bakuvugisha bakugira ngo cyase n'abandi wenda abanyamakuru bakwifuza ko bakoresha ama interview n'ibindi nk'ibyo watubwira nka nimero yawe ya telefone kugira ngo badukurikiye bayimenye hanyuma hari umwe yayifata akafate kuri amutipe nze muhamagare dukorane interview dukinane filme dukorane indirimbo yes n'ahandi hano yagukura rero yagukura kuri Kalimatv ariko noneho watanze adresse yawe byabyiza kurutaho nimero ya telefone okay yangora gutanga namba hari umunsi umwe nigeze kwitanga kuri radio imwe ntagashatse kugarukaho mani baranakubipa nta nicyo bashaka kubaza gusa mbo abakunzi ba Kalimatv ntabwo nagenda ntabaha address of course mba ngomba kuzisiga
platform zanjye nazibabwiye ni 1144 kuri Facebook, hanyuma kuri Twitter naho ni 1144, hanyuma on WhatsApp 07851125. ya subiramo 0785 21 usevingeho 44 cyangwa ushyireho muhanzi. Yes. Hanyuma rero turimo turasoza ikiganiro cyacu. Uri umusore urifuza kurushinga ryari? Bo kurushinga ndacyabitekereza. Ese 44 waba ufite umukunzi? Urabona mwana umuntu ngana gutya se nta mukunzi ndacyari umwana. Ndacyakeneye yes, bakunzi ba Kalima TV n'abandi mudukurikiye nabo yabeshye mwese mumenye ko nta mukunzi agira nawe nimba arabo yabeshye mwihangane uyu munsi yabivuguruje yarata no umunsi wo kubeshya uyu munsi n'umunsi wo kubeshya yerinze kubivuga hanyuma rero ngira ngo uko biri kose nubwo ufite akazi kaguhugije rimwe na rimwe burimo mima buri munsi kugira ngo washe kubona ikigutunga ariko ujye ubasha gukurikirana ubuzima bw'igihugu aho igihugu kirimo kiva mu bugendanye n'iterambere mu buhinzi mu bworozi mu mutekano ndetse n'ibindi bikorwa byose by'iterambere. Kugeza ubu ngubu hari ikintu kimwe cye gikunda kugonga abasitari bo mu Rwanda, wamubaza nk'umuyobozi runaka ugasanga nta muzi, wamubaza nk'ana tuyi ugasanga nta hazi, mbega ugasanga niba abantu bawe ntibindeba. Ndagira ngo rero nawe uyu munsi tuze kwa kutari muri ako gatebo ka abasitari. Watubwira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wo mu Rwanda? Hajya buriya Profeseri Shyaka Anastase. Umva niwe muntu kabite nkora muri net. Yes, kabisa rwose gikoze neza. Noneho tubwire minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Ndi banza muzi nyama. Ntago muzi rwose. Nkubeshye. Biragucanze. Ariko ndamuzi kuko njye nkurikira imyanzuro ya minisitiri nabikubwiye. Umunyamakuru ngenda nshakisha ariko amakuru y'ijyana. Ntago aka kanya nahita mwumva rwose. Ubusanzwe ufite dini? Usengera muri itorero Catholic. Usengera muri Catholic. Uko biri kose warere muri Catholic ukuriramo na nisa uracyarimo urimo urasenga Imana uringinga Imana kugira ngo ugire ahantu uva n'ahantu ugera cyane. Watubwira indirimbo byibuza igushimisha nk'iri mu kiriza bakaririmba ukavuga ati indirimbo bayiririmbye numva nishimye. Uko ndimo ndakubaza nk'umuhanzi ntabwo ndi kukubaza nk'umuntu wundi usanzwe ujya mu kiriziya ukicara ukaririmba niyo ndirimbo iri gushimisha nk'iyo barimo baririmba uri mu kiriziya wicayemo ukumva rwose uguwe neza. Tuje kugushima Nyagasani tuje ni agacuzi ntago yizi neza. Oya yitwa Nyagasani. Nasubwo tuje kuririmbya amasegonda 2 bigaragara ntago yizi. Wa muntu wese ubugira ngo nta murapero hogoza. Yes, urakoze cyane rero wakunze gukoresha amagambo y'Ikinyarwanda. Abantu benshi cyane badukurikiye bagize ngo hari we nshaka kuba uri umutahira uzi kuvugira inka uko hari amagambo agiye gukoresha ngo mu Kinyarwanda ngo bavuga gutya mu Kinyarwanda bavuga gutya abantu bakata bumva ko ufite umuco koko. Wabarigeze ugerageza nko kuvugira inka cyangwa se kuba umutahira? Buriya rero kuvugira inka sinabikoze ariko papa yarabikoze. Ndi umunyarwanda nakubwiye ngo ndi umusore ubereye u Rwanda. Kwanza reka mbanze nanabibwira ubundi nabibwiye buriya bya gihanzi by'urubyiruko ariko reka mbibwire bya gitore none. Nje nshaka kuvuga ngo ndi umuzira guhunga umuzira busembwa umusore utari ikigwari kwisibonero ry'urugamba sinjya nisubwa meze nka mudasobwa Inda hangarwa ndi umusore ubereye u Rwanda nitwa mugabo ndekorera. Guma. Yes, urakoze cyane. Hanyuma timo dusoza ikiganiro rero ngira ngo hano mu Rwanda dufitemo abastari benshi uko tubitubwira ariko harimo n'abastari b'abakobwa. Ninde mustari w'umukobwa uvuga ati mustari ndamutse ngize amahirwe akaba yanankunda ngiye namubyaza abana? Akaba yankunda. Yes. Uri yese buriya ninde? Ntago mbizi. Nakubeye. Cyokora. Ari ukuntu wamuganure ugasanga nk'umuntu bita Marina. Oya, ubivuga cyane ariko reka bivuga umuntu witwa Marina. Gaho. Umufashe. Ndamutse wakora iki? Nahita nizamuye.
ati imagine ndamutse mufashe nizamukira tuki wumva ugize amahirwe yo kumucakira wumva mubyaramo nk'abana wumva mubyazamo nk'abana bangana reka ndeke kurota ko nanamubyaza basi nzamubona byibuze ubanza ugereye winjira hera oya ni nyesebo yes urakoze cyane rero ngira ngo bakunzi ba Kalima TV uyu munsi turi kumwe n'umusitali wacu ngira ngo mwumvisha amazina ye ngira ngo wasoza ubwira aho badukurikiye amazina ye kugira ngo ngere bayumve neza double phone double one fresh boy Mr Muhanzi yeah yes mwamubonye rero afite impano nyinshi ngira ngo tuzongera dukorana ikiganiro mu minsi iri imbere tugiye kubiganiraho nawe ariko wabifuza kumusura ku rubuga rwe rwa Facebook ndetse YouTube channel ngira ngo wakandikamo double bandikemo double one double four kuri Instagram pana Instagram Facebook YouTube Twitter hose ni double one double four nimero ya WhatsApp nayo ngira ngo mwayibo yes ntabwo isubiramo rwose yes man bamugisha rero bakunzi ba Kalima TV dukomeza kubabwira ngo mukore subscribe ukorekane ko mutuku kandi se subscribe cyangwa se s'abone muri rw'igifaransa hanyuma ugaruke kuri like nawe kandi ukandi no kukazogera niba byiza ukore commentaire uvuga ati ibintu birimo gukora ndabona murimo neza cyangwa se hano mwarabyishe ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi muri nyamibwa kuri twebwe turabakunda Imana ibaho umugisha ciao